z'uko nizanitse mu ndetse nakoze amabara. Navuga ko nakoze amabara ahubwo satani yankinze yamise filime mu maso nkakora ibidakorwa. Nari umuntu w'umugabo nkajya mu butinganyi, nkajya nambara amakanzu, nkambara amajipo, nkambara amasutiya, nkarongorwa ndi umuntu w'umugabo sanzwe. Nabonye akazi ko mu rugo nibwo nabikonerwa navuyemo byuka navuye mu rugo ngenda twavuganye tuziranye tugiye kunywa inzoga. Ngambwa duhure hano mu kabari runaka tunywa inzoga dusangire. Nsaba uruhushya aho nakoraga bararuma. Ndagenda turasangira. Amasaha yo gutaha nageze arambwa ati ntabwo wataye aho ukora burije tugende mu rugo kunsura unandaza. Turajyana n'ibyo ngo byabaye. Nkimara kubikora rero nyine nkimara kubikora nyese numva nyine muri ngewe n'isi nimba mu bugore ko navuga hayi kuko kuva ubwo sinongeye kuba ubugabo nyine simbutakariza aho ngaho. Sinongeye kuba umugabo ngo nge ndongora ahubwo nararongorwaga. Twaripimishije kandi wowe no gusenga kugira ngo Imana yongere insubize nyine ubugabo bwanjye. Mbara imyaka nari mazi na kuri ibyo bintu nabyo byari binagoranye ariko nshimye Imana ko yabashije kunshoboza nyine inshingano z'abagabo nkazishobora. Yes, nanjye musozo ukurikiye Umutako TV, nizere ko umeze neza aho uri hose. Nizere ko kandi ufite impagarikiye n'ubugingo, ufite ubugingo nyabugingo, ubugingo butarimo indwara, ubugingo butarimo stress, kandi ibyo byose nimba koko hari uwo biriho Imana iramuzi kandi ari kumwe nayo, bazajya bahorana. Senga Imana yawe ibintu byose bizashoboka. Dusura abantu bagiye batandukanye mu bice bigiye bitandukanye, tukamenya amakuru ajya atandukanye. Iyo tumenye amakuru tuyashyira hanze. Twaje gusenya inkuta zihagaze zibitsi bibi n'ibyiza, ariko tugerageza kwerekana ibyiza muri rusange, ndetse ibibi byaba bihari tukabisiga amavuta tukabitaka nk'Umutako TV bikagenda neza. Subscribe, like, share ndetse na comment. Muraza kwihangana uburyo natangiye ikiganiro ko ngiye kugikomeza, kuko nakiriye umuvandimwe, nakiriye umukristo, nakiriye umuntu uri muri Yesu. Amahoro y'Imana. Amahoro y'Imana nawe. Nitwa Isiaka manager, we bakwita nde? Amazina yanjye nitwa Kiza Jean Claude, bakunda kumamagara papa Jamil. Kiza Jean Claude, umwaka mushya twese hamwe. Ntago ari ubwa mbere umbonye unageze ku Mutako TV. Ni ubwa mbere nkubonye ariko twanye ikiganiro. Turi twenyine. Ariko amaso ku maso ntago ari ubwa mbere umbonye. Mba ari ubwa mbere. Ntago byibuka cyajya twicaranye cyane ko twari turi mu gahinda twarabonanye ntago nanyibyibuka. Hari abantu babonye uburyo watinzemo, mvuga ati nukuri Yesu yaradufashije kwicana gutya, ibyo wabivuzemo. Ariko dutangiye ikiganiro cyacu hari byinshi tugiye kuganiraho, nyuma y'uko ari byo wari urimo wavuyemo, ubu umeze ute muri rusange? Narakubaza byinshi. Nimeze neza, ndi umugabo ushima Imana. Imana yangiriye neza umwaka washize wa 2020 urangira nibwo nakira agakiza, ariko mu ntangiriro yawo umwaka wari umeze neza kandi n'imisabo y'ibyaha, ariko Imana yaje kunkuramo, ubu ndashima Imana ameze neza. Twagiye tubibona ku mbuga zigiye zitandukanye, ariko cyane cyane nkatwe nk'Umutako TV mu kazi dukora tuba dushaka kwerekana ibyiza. Hanyuma rero ugiye imbere y'Uwiteka, urakijijwe, wihaye Imana, ariko mbere yo gukizwa wenda narakuvugira, mbere yo kujya mu rusengero wari wabanje kujya mu rugo na madamu, kuko twabonye ari kumwe na shangazi mujya mu cyaro kujya kura madamu n'abana. Nagiye mu cyaro nafashe umwanzuro wo gukizwa, ahubwo nyine shangazi yafashije mu buryo kugira ngo tujye kureba umudamu nyine nsaba imbabazi ndiye ko nyakira tugiye Butare, ko nagiye nakira agakiza. Nagiye nanabisenge kugira ngo Imana ari mu ijuru isange madamu wanjye ambabariye ku bibi nari nejanditsemo, abashe kumbabarira. Ariko Imana yo mu ijuru yabashije kumbabarira, Imana mu ijuru yapfa icyubahiro. Kuki wavuze ati wenda kanjyane na shangazi, kuki wotifata umwanzuro kuvuga ati reka nijyane? Wari ufite isoni n'ikimwaro ubona madamu ndetse na famille n'abana batazakwakira neza? Byari bigoye kugira ngo ngere mu rugo, iyo nyine ngiye nyine ntabwo nari kubishobora kuko nabuze imbaraga zinjyana n'ubundi.
ariko nshimye Imana ko Imana yateguye inzira nkajyana na shangazi akaganiza umudamu wanjye, Imana yamusanze nawe madamu tukamwumvisha nkasaba imbabazi akabasha kuzima kandi akanyakira. Nongera gushima n'umudamu wanjye, Imana imumugisha kuko ntabwo ari buri mudamu wese. Numvaga nanjye nakwiye imbabazi, numvaga nanjye ibyo nakoze ari amahano, numvaga nta muntu wambabarira, numva bidashoboka kumva atazambabarira, ariko nshimye Imana ko umudamu wanjye yambabariye. Imana imumugisha. izo mbabazi wasabaga zari izihe? Dusubiye inyuma ho gato. Nasabaga ni z'ukuntu nizanitse mu ndetse nakoze amabara. Navuga ko nakoze amabara ahubwo satani yankinze yamise filime mu maso nkakora ibidakorwa. Nari umuntu w'umugabo nkajya mu butinganyi, nkajya nambara amakanzu, nkambara amajipo, nkambara amasutiya, nkarongorwa ndi umuntu w'umugabo. Rero urumva ni amabara. Nanabuze umva ntabwo nari ko nanubihera cyangwa se imbabazi cyangwa ko nari kubigenza, ariko Imana ifite ko yabiteguye. Imana ni inyembabazi. Imana irambabariye, Imana yambabariye kuko ari ikomeye, umuntu agomba kumbabarira. Yanakubariye n'ibigaragara yamaje kukubabarira, ariko tukiri aho wagiye mu butinganyi warabyaye? Yego. Wari ufite nk'abana bangahe? Mfite umwana umwe, nafite abana babiri, ngenda musigiye n'inda yindi ya gatatu. Aho turacyahari, wenda wajya ubisobanura, ariko ndaza gukora ibitandukanye n'iby'abandi kuko ngiye nkeneye kumenya ukuri n'abakunze umutako bakamenya ukuri. Ese ujya kujya mu butinganyi wenda shitani yaragusutse, ntabwo wari unyuzwe n'ibyo umugore wawe yagukoreraga? Narinyuzwe, ariko sinzi ukuntu nanjye byagenze, sinabiteguye, byanje nanjye cyangwa ngo ni plan napanze, kuko sinzi ngo byagenze gute. Iyo nagiye gukora icyaha cyangwa gukora ibibi ntabwo babiteguye, cyangwa ubwo ati ni ikintu ngiye kujyamo ngishyiremo cyari umuntu njyanyemo. Rero nishitse nanjye nisangamo gutyo, nkuko ntazi ukuntu nanjye navuyemo, kuko nagiyemo ntabizi n'ukuntu navuyemo nabyo bitunguranye, kuko ukuntu navuyemo nabivuyemo nanjye ibintu bakavuga bitazashoboka, kuko namaze kurenga indi ntera, numva ko byarangiye nyine nzapfuko. Ariko buriya nyine hari impamvu byabaye. Impamvu irahari kandi impamvu ingaruro. Ariko ukibijyamo bwa mbere umuntu mwaryamanye n'uw'i Kigali, n'uw'i Butare ho wari ukomotse? N'uw'i Kigali. Butare ntawe twigeze tubikana n'umunsi n'umwe, byabereye i Kigali, inshuro nyinshi nagiye kubikorera i Kigali. Ariko ushobora kuba wari ufite umuntu wagusinye akavuga ati ahantu wenda haba amafaranga, ahantu haba ibyiza, nyine cya Kigali uje umusanze. Waje wikodeshereza, waje ugiye he usanze? Naje nje gukora akazi bisanzwe, nabonye akazi ko mu rugo. Akazi ko mu rugo nibwo nabikonerwa, navuyemo byuka navuye mu rugo, ngenda mu twavuganye tuziranye, tugiye kunywa inzoga. Nambwa duhurira hano mu kabari runaka tunywa inzoga dusangire. Nsaba uruhushya aho nakoraga bararuma, ndagenda turasangira. Mu masaha yo gutaha nageze, arambwira ati ntabwo wataye aho ukora burije, tugende mu rugo ujye kunsura unandaze. Turajyana, nibwo byabaye. Nkimara kubikora rero nyine isa nk'uwafunguye haye ko navuga, cyangwa se winjiye mu byaha, nibwo nahise birangira nyine kakazi nkigakora. Nahise akazi ngasezera, mbya ngombwa ko nkodesha inzu, ngombwa ko nkajya ncuruza, nkajya nkora uburaya, ni byinshi cyane ntashaka gusubiramo nagiye nkora. Aho ngaho uwo muntu mwabonanye bwa mbere ni wowe wakujyanye kujya kukugurira? Yego, yaranyumvise nk'inshuti bisanzwe tugasangira. Yego. Mbese n'abasanga aretse kuroga wenda akaguhumanya, shitani kamuha imbaraga, mbese amaso yakayafunga ukabona ibyiza bitari byiza kuri wowe, amaso kaza gufunguka. Ntabwo navuga ngo aranduze, kuko sinzi ngo byagenze biti. Nkimara kubikora nyese numva nyine muri njyewe nise nimba mu bugore, ko navuga hayi, kuko kuva ubwo sinongeye kuba ubugabo nyarese mbutakariza aho ngaho, sinongeye kuba umugabo ngo nge ndongora, ahubwo nararongorwaga. Rero muri satani sinzi uko nabivuga, nahise nambara undi mwambaro wundi w'ishusho yindi, nkajya nambara amakanzu, nkajya nambara amajipo, nkajya mbese nkora bidakwiriye gukora umuntu w'umugabo. Ariko abenshi twagiye tuganira ko bavuga ngo barabivukanye, ngo bisanze ariko Imana yabaremye. Aho ngaho hagira commentaire bavugaho? Oya, mbese njya mbishyigikira njyewe, kuko ndibuka ko nanjye nkiri umwana banyitaga cy'abakobwa. Nakinaga n'abakobwa, nkakina tayari, nkakina ubudodo, nkakina kibariko. Ku ishuri ho nize abantu barabizi, aho twenya barabizi, ndi cy'abakobwa. Ariko ntabwo byampaga amahirwe yo kuba umutinganyi, kuko nashatse umudamu.
urumva rero ntabwo uvuga ngo warabivukanye, ntabwo iyo niba waravutse uri umutinganyi, ntabwo nizera ko ntabwo ariko Imana irema. Twaba tugiye gumiza Imana yaremye umugabo n'umugore, kuko mu itangiriro nasomye Bibiliya, itangiriro hambwira yuko umugabo Imana yamusinzirije mu rubavu ikamukuramo umudamu. Icyo gihe ngiye Imana ndemye rero ngo ndumutinganye ndemye, ariko navutse ntabwo mbyemeye, kuko ariko wavutse wajya ubishaka ukabishakira inyuma, ntabwo abishakira imbere, niko ngiye mbyumva. Nese uhamye natanga iyo umuntu agiye kurongora ari umuhungu, arangiriza imbere cyangwa arangiriza inyuma? Iyo umuhungu agiye kurongora arangiriza imbere cyangwa arangiriza inyuma? Nibyo warombaje? Ndi kukubwira umugabo bari kurongora kugira ngo warangize bigenda bite? Arangiriza Ango biragoye kuko nyine uri muri acting icyo gikorwa arangizamo indani y'ubure marabikorera. Uri kubikorerwa yarangiriza inyuma cyangwa arangiriza imbere? Arangiriza imbere. Ariko umuntu yavutse rero yagera arangiriza inyuma, yake sori intanga zikava uri kubikorerwa, njye uri kundongora ariko navutse ntaga ndangiza, ariko kubuka atari byabyo urangiriza imbere mu gitsina cy'abagabo. Bivuze ngo bya bintu ntago ari iki? Ntago nkurogoye gato, nari ntarabyumva neza, bise mbyumva. Iyo murakora imibonano mpuzabitsina abo muhuje ibitsina abagabo, wa mugabo urimo kubikora n'inyuma aho tudashaka kuvuga, wenda ntago kuri njye numva ntanahava ko n'ahantu nyura umwanda, ahantu hatari sawa, ubwo cyagiye waba birimo wowe imbere igitsina gabo biba byakomeye umubiri. Bivuze kwangiriza imbere ntabwo ariko Imana biremye, ntago ari byo. Niba musaba imbabazi, niba musitana ari mubi agukoresha isoni agakoza ibidakwiriye gukorwa, ni ukuri Imana ni nziza. Imana yadukuye hano, Imana yankuye njyewe bwanjye, ntabwo nabona ukuntu bisobanura. Ubwo se ari ikintu nshobora kwibaza cyo wese akakibaza, ntabwo biba bimeze nk'aho urimo kwikinisha? Nimba imbere byakomeye, ntushobora no gufata akaboko kawe nukikinisha undi ari inyuma? Yes, birashoboka. Ushaka kubikora cyangwa se muri kumwe inyuma uri gukora ubikora akabigukorera, urumva ni ibintu bidafututse, urumva ntabwo ari byo. Urumva rero ko bivuze ngo iyi Imana ijya kuba yaribiremye kuko umuntu yavutse, ntabwo byari kuba bibaho gutyo, byakabaye mu nzira yabyo kandi biri ngombwa. Iyo bibaye na ngombwa n'umuntu n'imbere aba arimo ashaka araharangiriza, gusanze nko wikinisha, nubwo wenda urimo kubimukorera nawe inyuma ashaka kubimukorera. Kuri ubu ngubu warahindutse, wakiriye umwami Yesu n'agakiza? Yego narahindutse, kuko ibyo nakoraga cyangwa imico nari ndimo n'inshuti nari mfite ntabwo ari byo nkirimo. Narahindutse nyine, ubu ndi umugabo uri mu rugo rwiwe, uri mu bana be, utakimugera mu nzira z'uburaya z'ubutinganyi, utakinywa inzoga, utakinywa itabi. Mbese narahindutse ngiye muri njyewe, kwambara, mu myambarire, imyitwarire, imivugire, ibintu byose narahindutse. Natwe tuba tubibona, ariko mbwira, ukimara kugera none iwanyu mu rugo, wahise ugarukana na shangazi, wagumanye n'umudamu wawe? Nagumanye n'umudamu, turagumana turabana mu buzima bugoye, abantu ntambutse bagaseka bakavuza induru bakamura urw'amenyo, bakabwira Imana ngo umutima kwihangana, umutima ukomeye mu kwihangana, mbese ndabyakira. Maze nk'ibyumweru nka 3 cyangwa 3 birenga, shangazi akumamagara ko yateguye amashengesho lokale y'Imana, ambwira ati se wabonekamo? Ndambwira nta kibazo, gusenga ni byiza. Ambwira ko ngomba kuza nkazana n'umudamu wanjye tugakora lokale y'Imana. Ubu twaraje turi Kigali, turi muri lokale y'Imana. Wamubonye umudamu wanjye ahari gusenga, wamubonye. Ubwo aho ngaho dusangize, dukoresha reka ikinyarwanda wenda cyimbitse kihishe, ariko tugereye no gusasa nanone inzobe no kuvugisha ukuri. Rya joro rya mbere ariko kumwe na madamu akikwakira, urumva twabibonye yishimye cyane, ashimira shangazi n'abandi bagiye batandukanye. Riraje ari ikintu ugeze ukora? Oya, ntabwo byakunze, kubera ko nari ngifite stress, ngifite n'ibintu by'ubwoba, nawe kandi ntabwo ari kubyemera, kubera ntabwo aranyizeye ubuzima bwacu ko buhagaze bya SIDA. Ntabwo byakunze, ariko iminsi yagiye ishira nyine byagize birakunda.
waje kujya kwa muganga muri pimisha? Twaripimishije kandi wowe no gusenga kugira ngo Imana yongere isubize nyine ubugabo bwanjye. Umva imyaka nari maze kuri ibyo bintu nabyo byari binagoranye ariko nshimye Imana ko yabashije kunshoboza nyine inshingano z'abagabo nkazishobora. Imana ishimwe. Ubu ngubu harimo baravuga ngo murafunze, muri ahantu ntabwo musohoka, nta bwisanzure mufite, dusangize. Oya ahubwo barabeshya, tumeze neza, turasohoka, turajya gutembera, tujya gusenga Protayise mu Rugara i Remera, ndetse nta kibazo ngiye mfite. Ntabwo umuntu ufunze se amera gutya, kandi nawe se wasanze ufunze, nishaka ubwo tugende no hanze urebe ko tutagenda cyangwa uherekeze. Ntabwo abantu mu bandi nyine ko bimera, abantu ntabwo bishimira ibyiza. Nk'uko nari nkiri mu byaha hari ababyishimiraga n'abatabyishimiraga, n'ubu ngubu barabyishimira n'abatabyishimira, ariko ntabwo nacika intege kuko na Yesu ubwe ntabwo bamwemeye. Yesu yazuye abantu agaburira abashonje bari kumwe, ntabwo bamwemeye, ntabwo bemeye ibyo yakoraga. Ntabwo nshaka abantu banyemera. Agakizwa ntabwo ari aka sosiyete, agakiza n'ak'umuntu bwite ku giti cye. Ndumva rero ntabwo by'abantu bavuga ntabwo nabyishinga cyangwa mbigendereho, ibyo ni ibyabo nanjye mfite ibyanjye. Hari umuntu wibaza ngo aho muri hamwe ngo mushobora wenda ngo kuba muryama ku gitanda kimwe, nibyo cyangwa buri wese afite icyumba cye? Oya, buri wese afite uburyamo bwe. Ngiye kuko mfite umugore n'abana nyine mfite ahomba, hari inzu yo hanze babonye iriya, yego niyo mbamo n'umudamu n'abana. Babasura babonye buri wese afite icyumba cye, buri cyumba tugahurira hamwe twese rero niba ari muri salo dusengera, turi gusenga, tuva ngo wese ajya kuryama, turya, dukora imirimo y'Imana, twishimira ijambo ry'Imana, pastor atubwiriza, nta muntu urana n'undi hano. Ngira ngo babibonye. Ikigaragara mubayeho neza cyane. Shangazi nticyumva wajya uhora umubwira yagukoreye, wenda nimba ufite ababyeyi uraza kutubwira kirenze icyo undi umubyeyi wawe wakubyaye cyangwa papa wawe muri rusange na mama batagukoreye, Shangazi agukoreye. Shangazi ndamushimira, Imana mu ijuru imuha umugisha, nuko we atameze ngo ntabwo ameze nk'abandi. Ngiye ngo tumenyane, naje nje nk'umuje gutwika nyine kuri channel yiwe, twani ibiganiro bya buraya abone nyine inkuru, ariko uko nabitekerezaga siko nabisanze. Imana imuha umugisha kuko ibintu yakoze nanjye bijya bintangaza, kuko nkeka ko nawe ntabwo ari we, ni imbaraga z'Imana, kuko njye nta muntu ambwirizaga iby'ijambo ry'Imana ngo mbyumve. No mu muhanda njyangano babizi kuko duteye imico yacu yaturangaga no gutukana, nyifatire mibi, tugashira isoni, twe twababyeyi, twe twabagabo, abasaza, tugacumuza abantu mu muhanda. Umuntu yakubwira ngo ugiye gusengera mugashwana, ariko Shangazi Imana imumugisha, afite imbaraga z'Imana kuko yabashe kunyegera akanamfasha. Nta bitangaje yakoze, ariko we ni Imana yamukoresheje ko navuga. Ariko ibyo yakoze yambereye sinzi, kuko nyine ajya abavandimwe ubungu iyo muhamagaye kuri telefone mwita nyine sister, yambereye mushiki wanjye, ubera musaza we. Niyo agiye kumbwira ngo ati musaza wanjye se ufite ikihe kibazo se, wasenze se, washimye ijambo ry'Imana, mbese ubuzima bwawe mbona narabuhariye iby'Imana, manumva muri ngiye ndi mu bintu by'Imana. Yakoze akazi gakomeye cyane no kuri ngewe, nzahora mwibukiraho, abana ngira bazahora bibuka, kuko hari aho navuye, hari naho ndi kugera. Niyo nanapfa n'amafaranga arorera, ariko nkazabona ubugingo buhoraho. Nibuza mbasha kumenya ko iyo umuntu apfuye hari ubundi bugingo buhoraho. Ariko mbere numvaga byo bitabaho, nagandi mu nzoga, mu busambanyi, mu by'isi ndi kwinezeza, simenye ko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Ni ukuri Imana imumugisha. Tugarutse muri ya mafoto twagendaga tubona wambara amajipo, wambara isutiye irimo amabere, wikaraga ukuntu, twibutse hari ahantu wumvaga bimeze biti? Biriya nyine numvaga ari feri byanjye, nanjye wambazaga ati kumeze gutyo, nabwiga niko navutse nkuko barabavuga. Abivuga ntabwo nabaseka cyangwa batera amabuye, nanjye niko nari meze. Mu muhanda numvaga nta kibazo mfite, abantu banseka nkumva baranshima, abantu bantuka nkumva baranshima, bamvuma nkumva ni byiza. Ariko maze kubona ibyo nari ndimo ko bitari byiza.
mbeshaga Imana icyubahiro, sosiyete ntabwo babyishimiraga, umuryango wanjye, abana banjye, inshuti, igihugu, umuco wacu, mbese numvaga kwambara kuriya muri cya gihe cya kera ko nari meze, numvaga kuri njye wari byiza, ariko ntabwo byari byiza. turimo wenda turagenda tugana ku musozo kugira ngo usubire mu masengesho. Amasengesho muyamazemo igihe kingana iki? Hashize igihe kingana iki? Ngo harabura igihe kingana iki ngo muyasoze? Mazemo iminsi 20, harabura iminsi 23, habura nk'iminsi 8 cyangwa 9 ngo iminsi 9 ngo turangize. Ubwo ni ukwezi muri rusange Kugiye kurangira ukwezi. tubwire iyo uri mu masengesho we n'abagenzi babo bumva umeze ute, umutima wawe uriya pasiteri arababwiriza ababwira byinshi, nibihe wumva ku mutima wawe ukumva wagize Yewe ndishima, cyambere ndishima nkavuga nti nshimye Imana, kubera ko gusenga ni byiza, urasekuba muri wowe nyine hari bihindutse. Noneho umuntu usenga afite n'ibyiringiro, ukabumva uri mu buzima bwiza, wumva n'ejo hazaza uzagira ubuzima bwiza. Abantu baza kugusengera b'abakozi b'Imana bakwatura amagambo meza, nawe waba uri kuharyama ukarota inzozi nziza, ariko cya gihe naryaga kuryama sinsinzire, uvuga ngo numvaga akazi kanjye kako kunywa inzoga, amafaranga abonye nkanywera inzoga, nkakora ubusambanyi, nkishimisha, sinteganya ejo hazaza. Ya myaka namaze bari mu buraya cyangwa mu bupagani yampfiriye ubusa, ntacyo nigize nkora ngo niteze imbere. Rero urumva gusenga, ariko ngumva maze kumya gusenga byagiye bimpamvataje yo gutekereza, iske nsenze ejo nzabaho gute, nzakora iki, nkamenya ngo umuntu w'Imana yitwara gutya, umuntu usenga agenda gutya. Mbese gusenga ari byiza, hari ibyo umenya abandi batazi. bakagutuka aho uciye, bakagutuka ukumva ko ari ishema, kandi bagutukira kuri ubu ngubu nibwo waje kumenya ko Yego, maze kubona ko ari ukuri, njya mbwira abantu ko twakubitanye mu muhanda, nagiye ntukabambabarire, ababyeyi nagiye nkabashiraho isoni, abapapa nagiye nshiraho isoni, n'abandi nagiye nubahuka abantu basenga, tukagana basenga cyane nkagira ngo nabasazi, nkabita ngo barasize mu bwonko abasazi barokore, nkita abasazi. Imana mu ijuru imbabarire, kandi nabo bambabarire, kuko cyagiye ntabwo nari nzi ibyo ndimo, niko navuga. Abantu barimo kuzana komantere ko mutakijijwe bakarenzaho ibindi, urababwira iki? Abo ngabo nta kintu tumwe kubabwira, buri wese amenya izamu ryiwe, agakiza kanjye n'akanjye, kuri bo bategereze nyine igihe kizivugira, kuko kuva kunose gwabeshye se mfite inyungu, harimo kuvuga ngo ndabeshya mfite inyungu. Agakiza n'akanjye n'igihe nshaka ijuru, ni inyungu n'izanjye. Navuze agakiza ntabwo ari aka famiye, ntabwo ari ak'umuryango, ntabwo ari kado cyangwa iki umuntu yaha buri wese. Rero numvaga ibyo ngibyo ntawe byakwiye gucira ishati, kuko ngewe ubwanjye ni ngewe wize, ngewe uzi ibyo nshaka. Hari ibintu utazibagirwa mu buzima bwawe, mu byo wakoze ukaza wati ikintu ntabwo nzakibagirwa, cyangwa uzahora wicuza? Ni byinshi cyane, buriya buzima bwose bw'ubutinganyi nabayemo, ni ukuri nta cyiza nabuboneyemo, nubwo nabikoraga bwose, ariko nezere ko ndumva nta muntu wawubikora mu bagenzi banjye waba unezerewe. Ni ukuri pe. Icya mbere, ufite ushobora guhura n'umugabo mugenzi wawe, ukavuga ati ese ntari bunyice, ese tugenda tugakora ibyo dukora, agasanga umuhungu biragenda biti. Icyo kintu nakibazagaho, nagiye nkubitwa kenshi, nagiye nsuzugurwa, nataye agaciro, ni byinshi cyane nagiye muramo byikomeretsa. Tuzaganira mu buryo burambuye bw'ubuhamya, nzagusobanurira, ni byinshi cyane. Hari umuntu watubwiye ati wowe ubasha kubageraho, ati twebwe tukibirimo, nta kuntu bazatwegera bakaduha inyigisho ndetse n'ubuhamya, natwe tukava mu bintu biteye isoni turimo? Nta kibazo rwose, bajya baduhamagara, bagenzi banjye bakampamagara bakambaza se Claude bite, ni byiza, urabishoboye? Nkabwa ni narabishoboye. Byagenze gute nuko tukuzi ukunda abagabo, ukunda inzoga pe, ni wowe wambara gutyo? Ni ngewe. Nkabwa ni birashoboka byose, mwumva ibintu ko bidashoboka, ku Mana birashoboka, kandi ndumva atari ibintu bihambaye. Imana ibasha kuzura umuntu wapfuye, ibasha kuzura umuntu uri muri koma amezi cyangwa n'imyaka, kumpindura nkayeka ibyaha ntabwo byayinanira Imana. Ibintu bigiyemo Imana ngewe ntabwo nyamvuga, ndaceceka cyane, kuko Imana ntabwo si yo gukinisha cyangwa
kubaho uko umuntu yiboneye. muri iki gihe rero urimo kureba madamu bumvishe yimureba madamu uri kumwe muraganira nire jambo rihora rikuzamo wumva urihora urimubwira? Muramubwira ngo mbabarire kuko sinjya nemera ko yampaye imbabazi koko by'ukuri, kuko mba numva ibyo nakoze ni amabara, mba numva muri njyewe rwose atarambabariye, ariko nyine nkahora mubwira mbabarira inshuro nyinshi iyo turi kumwe muramubwira ngo nambabarire. Oya yamaze kukubabarira kuko nigeze ko namwicaye muri mu muraseka bana bavuga ngo papa mwishimye, cyizere cyo ntago ari cyiza nicyo, ariko nyine imbere y'umutima w'umuntu imbere kuramo ntago biba byoroshye, ashobora kumbwira ngo yarambabariye cyangwa se byarangiye, ariko ntago mbashaka ku mutima wiwe, ariko nzi ko Imana ishobora byose, niba itarashoboka izabishobora, kandi tuzagira ubuzima bwiza kubera Imana. Nyuma yuko mujye kurangiza iminsi 30 y'amasengesho muzahita muvana umusuri Butare? Ntabwo turabitekerezaho, tubiganireho neza, nzakubwira uko bizaba bimeze. Ndacyari gusenga, buriya Imana nteganyirije, nshobora gusubira mu rugo iwanjye Butare, nshobora kuguma i Kigali nkakodesha i Kigali nkakora akazi se cyangwa nkashakisha ubundi buzima, sindamenya ngo bizagenda gute. Hano hanze hariho abana bashobora kutubona bihugu byose bitureba isi yose muri rusange, n'ubuhe bufasha ukeneye mu rwego rwo gukomeza kwiyubaka uzagera hejuru hashimishije, dore ko wataye byinshi mu gihe wari ugifite cyo kuba warakoresheje mu gihe gishize n'imyaka 10 wari uri muri no nzira itari nziza? Ikintu cya mbere nabwira abantu bankurikiye cyangwa se bashitubanye cyangwa se abantu bankunda, icya mbere na mbere ni ukunsengera, kuko urugendo natangiye rurakomeye cyane. Urumva hanze ari bica intege, habigusha umuntu biramuyobera, azagaruka mu Burayi, bagenzi banjye baneze iminsi, abo twasengeraga amayoga se banguriraga, hakazagira byaramucanze, bazi ko umuntu ugiye gukizwa bagiye ngo yasaze, ni umusazi, bizamuyobera. Abagabo bandi bambonaga se we nabo nuko nkeneye inkunga y'amasengesho n'inkunga mu buryo bufatika. Urugero ushobora ati Claude ndabona ari umugabo mfite ahangaha akazi runaka, namurangira akazi akabasha gutunga umuryango wiwe, kugira ngo nzaba ndi mu kazi ya mico mibi cyangwa se bya kigaye cy'abantu twagendanaga nabyo birangire. Numva ku bwanjye ni inkunga y'amasengesho mu buryo bufatika, ariko umuntu yafasha, kuko imyaka yose namaze ntacyo nakoraga, nyine ndi narinda nta kazi nari mfite, naga mu Burayi bafite 12 kandi ngiye gutangira bundi bushyashya, mfite umugore ngomba gutunga, mfite abana ngomba kurira amashuri, bakeneye kwiga n'abana 3, nkeneye kugira ngo nyine ngire ejo hazaza. Numva rero ni byinshi umuntu yafasha umuntu. Ugira imbuga nkoranyambaga ujya ukoresha? Facebook niyo nagira, ntabwo nyikoresha na telefone mfite. Reka abantu badukurikiye ku Mutako TV tubibutse yuko ushaka kujya muri commentaire ukandikamo ko ushaka kumufasha, cyangwa ukajya kuri Instagram nitwa Isiaka Manager Official, cyangwa kuri Twitter nitwa Isiaka Manager, ukanyandikira umbwira ati uzampuze nawe, cyangwa kuri Facebook nitwa Utuje Manager Isiaka. Hose ngewe kuguhuza nawe ni ibintu byoroshye, cyangwa hariho n'indi nomero iri hasi muri hasi ushaka kuduhamagaraho tukaguhuza nawe kugira ngo umusengere, cyangwa nimba ari cyo ufite kimuhe, cyangwa nimba ari akazi ufite wowe ushaka umukoresha, byaba byiza cyane. Kandi urumva ko ni byiza, dukomeze dufatanye, duterane inkunga kandi dufashe buri wese, kandi ufasha yafashwa. Turashoje n'icyumva tutaganiriye wenda dushobora gusorezaho tubwiye abantu badukurikiye. Ikintu cya mbere mbanje gushima Imana kuko yabashije kunshoboza, ndi umugabo ngo ushima Imana uri mu rugo rwiwe. Ikindi nshimye abantu badukurikira, baduha courage, batugira ati mukomeze, badusengera, bifuza kuza kudusura, bifuza kudusengera, bifuza kudufasha, mbese abantu Imana ibaha umugisha. Icyo navuga. Ikindi kintu nanone nasozerezaho gikomeye cyane, bagenzi banjye nasise hari, kuko ntabwo ari njye nyine, bariyo benshi pe, ariko ni ukuri bagenzi banjye, ni ukuri mwakwihana, ntabwo ari byiza, ntabwo ari agahato gukizwa, ariko ni inyungu z'umuntu ku giti cyiwe, bitanga amahoro mu mutima, birakunezeza, ndetse ukagwa n'ubugingo buhoraho iyo ukijijwe. Numvaga rero bagenzi banjye bahari, washaka yaduhamagara tukamugira inama, tukamusengera, tukamuganiriza,
nuko birashoboka kuko byose birashoboka ku Mana ariko nta nyungu iri mu byaha mbese nta byiza nabonye mu gukora ibyaha cyangwa se mu gukora bya nakoraga. Turi Imana ni nziza, Imana itanga umugisha, Imana itanga amahoro, ikaguha abantu bakagufasha batabazi, Imana ikasanga umuntu Imana iguhuje n'umuntu utamuzi akakugirira neza akagusengera kuko nzi ko byose bishoboka imbere y'Imana. Turagushimiye cyane wakoze kwitaba ikiganiro cyacu. Ubutaha nanone tuzagaruka hari ibyo uzabwira abantu bari badukurikiye ku Mutako TV ndetse n'ubuhamya butandukanye n'ibindi twagiye tuvangamo ubuhamya bwihariye bijyanye n'idini dusengeramo na buri kimwe cyose. Wenda tuzanifashisha imirongo iri muri Bibiliya ndetse n'ibishoboka nzazana Korowani tugenda twungurana ibitekerezo kugira ngo Imana ikomeze igendane natwe. Wakoze cyane. Mwakoze kandi Imana ibahe umugisha. Mwakoze natwe twabanye twese mu kiganiro, wafashe umwanya ukaba usoje kino kiganiro uri uw'agaciro kandi nyamuneka ushobora kumva ibyo umuntu avuga ntubihe agaciro, nyamara ugomba kubiha agaciro kandi twebwe tumubona, twebwe tubona bagenzi be, twebwe tubona ibyo shangazi arimo arabakorera ni byiza, ni iby'agaciro, ahubwo twese twafatikanyije umuntu ukeneye guhinduka tukamuba hafi ndetse ko n'ubuyobozi bwacu buhari buzabidufashamo tukagira inkunga runaka dushobora gukora kugira ngo umuntu ikiberayemo akibemo, nk'uko umuntu aba umujura akazakizwa, nk'uko ubuyobozi bwacu umuntu buri mu bintu bitari byiza bamujyana mu kigo ngororamuco nk'iwawa bakamuvanayo akaza bakamuha imirimo akayikora bikagera neza. Mugire amahoro y'Imana. Nitwe Isaka Manaki ni Mutako TV, subscribe, like, share, sinakomeye.